ngo mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, atsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. None ubwo rero uwo mugabo noneho ari bwo ahita ajya kurega kwa mutwara sibo kwa nyumba kumi, icyo cyara cy'inyumba kumi. Ubwo rero ndahamagazwa, maze guhamagazwa ndagenda ndaburana aho ngaho naho ndatsindwa. Intego yacu rero watangiye no kuyinjiramo, tangiye kwidevelopa. Intego yacu iravuga ngo ni iki waboneye mu gusenga. Urabona hari indirimbo tugira muri kantike turazikunda, ndi mu bantu bazikunda cyane. Hari indirimbo tugiramo yo gusenga, yo mu gice cyizo gusenga, n'ubundi mu magambo yayo n'ubundi ikoresha amasengesho, iravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka mpagarara ikanyigiza ahantu Yesu ari, ngo muganyire ibyo nkena byose, ngo mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, atsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Igitero cya nyuma baravuga ngo guhora nsenga Uwiteka kujye kumara umubabaro, kugeza ubwo nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Hagakomeza avuga ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Tugiye kuganira rero ku bihe byiza byo gusenga, nubwo tutari bugire umwanya munini cyane, ariko tugiye kuganira ku bihe byiza byo gusenga. Kuri ya topic ngira ngo ni iki waboneye mu gusenga. Uno munsi baguhaye umwanya mu rusengero cyangwa ahandi, wakigisha kuri topic yo gusenga, wabyigisha? Nayigisha. Hanyuma rero niki dukunze kwigisha ngo ibintu ariko ngo tutazi, ngo tutabayemo, rimwe bakavuga ngo ntibinaryoha, ngo ntibifasha, bano turimo kubaha ngo ibintu tutanyuzemo, tudafitemo ubuhanya, dufitemo experience. Wowe rero urihamiza ko baguhaye umwanya, hari amagambo, hari igihe imvugo ngiyo bantunguye kwigisha, buri ntabwo njya nkunda kuvuga ngo ijambo rimfasha jewe, ngo ngiye kwigisha ijambo rimfasha. Oya, kenshi nyine ngira ijambo nigisha ariko atari uko rimfasha, atari uko si uko ritamfasha, ariko nyine rifasha abantu, sibyo? Rifasha abantu. Urabona pasiteri agiye yigisha ijambo rimufasha igihe cyose, ashobora kumara umwaka yigisha ijambo rimwe. Abagomba kugisha rero ku nsanganyamatsiko zigiye zigira gute zitandukanye, nuko nguko akenshi nteye, sibyo? Abo twabanye wenda babinziho, sibyo? Ariko hari n'ikindi kimbamo kinini cyane, nk'ubu umpamagaye ngo igisha, ntumbwira aho nigiye, nahita nkwigisha ku kwizera, kuko kwizera ndabikunda, bimbamo, mba numva ari byo bigize umukristo. Urumva rero naravuga ati umpaye umwanya, umpaye agatuti, nakwigisha ku gusenga. None ni ibiki waboneye mu gusenga? Mu gusenga naboneyemo ibintu byinshi. Yego, mu gusenga nakuyemo ibyo bita counseling. Mu gusenga nagiye gusenga mfite umutima numva ubyimbye, numva mfite amaganya, ariko nkavamo nanezerewe, nta n'ikintu wenda ubona gifatika, kiri materiel gifatika mfashe. Ntabwo rero nabonye iki, ariko nkumva nakuye umunezero. Mu gusenga rero njye nakuye umunezero. Ikindi mu gusenga, yandi magambo, mbere yo gutangira urugendo rwo gusenga, wagiraga ibyishimo biki? Hanyuma aho utangiriye experience yo gusenga, byazanye umunezero? Nese uravuga gusenga byo mu gakiza, cyangwa uravuga gusenga urugendo rwo gusenga? Apana gusenga nk'uko mu kanya ushobora guhita ujyayo, urugendo rwo mbega nk'umunyamasengesho, byakumariye? Byamariye iki? Yego. Byatumye nshyikirana n'Imana. Nibwo buryo nabonye butuma nshyikirana n'Imana. Nshyikirana n'Imana, nkumva bwa mbere bw'imbere. Yego. Nkumva Imana turimo gushyikirana visa rimwe na rimwe, ndetse nkimagine ko ndimo no kuyireba, narimo kundeba. Yego. Ubwo rero
uretse icyo ngicyo wenda cyo kumva ari uburyo wenda bwo gushyikirana n'Imana, nagiye mbonamo ibisubizo by'ibibazo mfite. Aho ngaho hashinga umuhati wa mugani wawo. Nagiye mbonamo ibisubizo by'ibibazo nari mfite. Nk'ibihe. Hamwe no gusenga nasengera ikintu gutya mfite ikibazo, nkajya kubona nkabona ikibazo kigeze gute kirashubijwe. Haba hari nk'ikibazo kimwe cyangwa se birenze wagiye usengera, urabona ubu ngubu si igitangaza ko ushobora gusengera ipantaro yo kwambara, ariko akenshi ibyo ntiwabivuga kubera ko abantu babona ipantaro batasengeye ntibagira ukuntu bagize gute bangana, bashobora no guhita baguseka. Hari ibintu byacu dusengera tukayibona ariko bitapfa kwemeza abantu, sibyo? Ni nk'ibiki wumva wasenye, wari uvuze ati mu gusenga nagiye mbonamo ibisubizo by'ibibazo nabaga mfite. Ni nk'ibihe bibazo wumvaga wari uwagize, bishobora kuba kimwe, bishobora kuba birenze kimwe, hanyuma ugasenga Imana ukamenya ko nawe koko usenze, ndetse n'abantu bakabona ko wagize gute, bakaba bizi ko wasenze, hanyuma ukabonamo koko ibisubizo bifatika ku buryo umuntu urimo kudukurikira ashobora kuvuga ati nanjye iki kibazo mfite nta kindi cyagisubiza uretse gusenga. Rero mu gusenga nakuyemo ibisubizo by'ibibazo nari mfite ni byinshi, ariko wenda akanya wenda reka mvugemo nka bibiri. N'umugaruka nzababwira n'ibindi. Reka mvuge ko mu gusenga nasubijwemo ikibazo nari mfite cy'urubanza. Naburanye n'umuntu mu rubanza, umuntu watuburana nyine kubera ibyo nagirirwaga n'ibye. Wewe bakureze ko wibye inka? Oya, ni amafaranga. Ni amafaranga. Se kuko wari wayibye? Mukwe ntabwo yakwibaze. Nyine urotubwira niba wayibye. Yego. Ubwo rero twari twimutse n'umuryango wanjye mvukamo. Twimutse twavuye mu kagari twagiye mu kandi. Ubwo rero aho twimutse twari tuhafite amazu tuyagura n'umuntu, umuntu ahita yazamo. Ayajemo rero adutiye bimwe mu bikoresho byari biyarimo. Yego. Ibikoresho byari biyarimo rero hari harimo igitanda cyanjye naryamagaho. Niyo kuvuga ati ibi bikoresho memo binsigiye nanjye mbe ngira uko nisuganye. Yego. Numva ko nawe yaratutse kure. Igitanda naryamagaho rero ubwo ngubwo ndakimutiza. Igihe kigeze rero njya kukimwaka. Ngeze kukimwaka ariko ngezeyo ndamusanga nje gutwara igitanda cyanjye, arambwira turantunguye, ntago akanya nakiguha rwose mu ikindi gihe. Kuko ngubwo nta periyavi ku gitanda. Ubwo rero duhana ikindi gihe, arambwira ati umunsi runaka uzagaruka kugitora. Ndamwemerera, turabyemeranwaho. Umunsi koko bigeze koko nsubirayo, solo kugitora nkara n'undi muntu uze kukintwaza. Tugezeyo wa muntu sinamubona. Ndamutegereza bwizo saa 12, saa 1, saa 2 igihe zigeze mugoroba. Yego, ndavuga nti reka ntaye ndabona atakije. Yari umugabo n'umudamu. Ubwo rero bakiranaga. Ubwo noneho rero hashize umwana twasenze mu rugo nkumi imyaka nka 18 cyangwa 19 gutyo ngereranyije. Arambwira ati ariko rero rwose mwigene mudatwaye igitanda cyanyu. Ubushize uza kucyatwaka nari impari. Iwacu bari wagohe n'umunsi. None rero reka ngiye igitanda nkibahe. Ndavuga ni rwose ntabwo twajya gutwara igitanda cy'abantu bakuru. Nubwo adahari byihorera. Arambwira ati rwose mwigira ikibazo rwose. Hano ni iwacu mureke igitanda nkibahe. Ubwo rero umwana arankomvenga. Maze kunkomvenga rero hari nijoro umwana aragenda ajya mu nzu acana itara aratunganye neza ageje arampamagara, njyamaga ninjira mu nzu ndagenda ntora isaso sibyo ndayisohokana njyana hanze. Noneho ndagejeje none ndajya gucya ndamufasha, none ndagenda namufasha turagiterura nyine, nuko turagiterura, nuko tumaze kugiterura tukijyana hanze. Kitanda wa muntu nabwiye kaza kukintwaza turagitwara. Tukigejeje mu rugo rero
mu gitondo nka 11:30 saa 12 izagera twumva umugabo arakomanze akomanga avuga rero ubwo rero umukecuru wanjye wagiye kumwakira avuga ati protogene none ndatarahari nampereza amafaranga yanjye amafaranga yose byagenze bite yari mu gitanda yego ati ubwo ngo arangahe yari 30 yari 30 ariko bya kera byari biremereye byo muri 2007 na karindwi umva yuko ni nka 300 y'iki gihe ubwo rero ubwo ngubwo ati yantwaye amafaranga sibyo bimeze gute ati yaje yatwaye amafaranga yarazirikiye mu gitambaro cyo mu mutwe yarazirikiyemo niwe watwaye amafaranga ubwo rero barambyutse rero ndahakana umugabo rero ubwo ngubwo nyine ahita atangira nyine ikurega atajya kurega abantu bumvishe byatangiye kurega kwa abantu twari duturutse ntago hari kure barampamagaje kugira ngo ikibazo bagishyire mu muryango banze bakigeho ubwo twari hasi mu muryango nyine turabicoca njye mitangaragara ko nsinzwe bavuga ati baje gutwara igitanda ntabasanga ariko mu by'ukuri ntagomba gutwara uburibwe abantu bakuru badahari kandi umwana we yagukonvense sibyo none ubwo rero uwo mugabo noneho ari bwo ahita ajya kurega kwa mutwara sibo kwa Nyumbakumi icyo gihe arakenye Nyumbakumi ubwo ngubwo rero ndahamagazwa maze guhamagazwa ndagenda ndaburana aho ngaho naho ndatsindwa ubwo noneho rero iyo nkurege mbona kuburana utanabishobora ubwo noneho rero birangije maze gutsindwa bantegeka ko ngomba kwishyura amafaranga ndabyanga arajurira umuyobozi kwa mudugudu naho ndatumizwa ndagenda ndaburana naho ndatsindwa maze gutsindwa kwa mudugudu rero baravuze ati biri kose amafaranga yatatanze yego narezwe no ku muyobozi w'akagari naho arashobora kwa umuyobozi w'akagari naho ndarerwa ndatsindwa maze gutsindwa bategeka yuko babambitse muri gereza y'akagari yego yabagaho ubwo noneho rero kugira ngo amafaranga abanza aze umukecuru wanjye aravuga ati kugira ngo mufunge nacika hejuru y'amafaranga nzayatanga ariko ntabwo byakunda sibyo bati protogene niyo mafaranga kuyatanga ntabwo nemera kuyatanga ubwo batangiye kujya mu nkiko bajya mu bunzi bahise bajyana mu bunzi bw'akagari mu rwego rw'akagari none ubwo rero sasa ubwo rero ndi bujye kujya kuburana mu bunzi rero kubera ko nabona ko ingingo zose zansinze amafaranga mbona kuyishyura icyo gihe ndi umuririmbyi ndimo ko n'inyishyuro bizagaragara yuko nsinzwe ko nibye koko nzaba nsebye izina ry'Imana rizayisebye nzaba nanjye ntanze ibyo nanjye ndishye ibyo ntatwaye kandi rwose nta n'ubwo umushahara wanjye igihe wageza kuri amafaranga 30 ntabwo wageragaho ubwo rero byabaye ngombwa ko mita ngira gute nitego ejo tuzajya kuburana ndabyuka icyo gihe abunzi bateranye ari ku cyumweru ubwo bajya gutangira saa 3 bavuga ngo ejo muzaza kuburana mu bunzi ngewe bwageje basaha y'urukere gicuku nk'icya saa 8 sohoka mu nzu ndagenda ahantu njya mu ishyamba nari mfite ibirangiye iyi ngiyi ubona yari ikiri nshyashya ndayitwara niyo nyine gusa natwaye ntanifubise cyane ndagenda nyipfukamaho mpamagara Imana yo mu ijuru ndavuga ngo Uwiteka ingingo zose zaransinze ariko ndagushaka Uwiteka ugaragare mbanza ngiye kujyamo mu kanya ntabwo nasenze amagambo menshi nahimanye nkugira n'ubwoba bw'igihuru nari ndimo numva n'ubwoba buraje ariko numva ndasinze ndataha ubwo rero abunzi barateranye nicarana nabo mugabo arandega maze kundega bati protogene rero tumuha umwanya ndisobanura mvuga yuko byose ndabivuga ukuntu agiye kukimwaka akamunsi nkagira ngo mutegeza nkamura mvuga yuko no kukijyana nge ntabishaka kugitwara koko ahubwo umwana wabo ari wankonvense nuko ubwo nyine rero rwose nge nta mafaranga natwaye barambishyira ubwo rero baravuze bati umugabo avuga ati rero umwana w'umukobwa twaze mu rugo navuga ukuntu byagenze yari yaje nawe yari afite imyaka yo kwisobanura mu rubanza yego 18 ubwo rero ntabwo nyizi neza ariko nabonaga yari inkumi rwose yego ubwo rero birangije umwana w'umukobwa rero bamuhaye ijambo navuge mu gihe bamuhaye ijambo navuge yatangiye ijambo rivuga ngo rwose mbona protogene arengana nuko yatangiye avuga protogene njye mbona arengana iwacu niwe kweshyira protogene yaje kubaka igitanda cye bamuha umunsi araza arabategereza arababura ansezeyeho ninjye wamuhase kugira ngo igitanda nkimuhe
rwose abantu mwese ko muri aha ngaha mu byumve, ngewe nagiye mu nzu ntajyanye nawe, mu nzu y'iwacu ndagenda ntunganya ibiriho byose, agatara ngacanye, tutushindi tutari kumwe. Ni njye wamuhamagaye, cyari gitanda nyine gisanzwe kitademontwa gifite amasasa abiri, namuhereje isaso ya mbere habona arayisohokana, aragaruka muhereza isaso ya kabiri habona arayisohokana, nyuma araza afata gutya mu mitwe, turageneka gutya turagisohora. Icyo gipfunyika cy'amafaranga iwacu niwe kubeshya, nta cyari kirimo, iwacu barimo barabeshya. Imana ivugurura umubyeyi. Nashatse kuzura umwuka wera ndi imbere y'abantu rero, ariko ntwara discipline ivuga ngo umwuka wera agengwa na ba nyirawo. Navuze ko buri kose umwuka wera reka mugenge, narifashe ndikomeza, ariko nshaka kugira gute kuzura umwuka wera ndaho hantu, amarangamutima ashaka kuza kugira ngo ndire, ariko ubwo ngubwo ndifata ndikomeza. Ubwo rero wari uyoboye yaravuga ati reka tumve noneho, reka duhere ku baturage barahanga, kuko abantu bose bari bashitse. Ndabyibuka ko na perezida wa korali inarimbagamo yitwa Giovannis, yitwa Ruguruka François Xavier, yari yaje kumva urubanza rw'umuririmbyi we, sibyo? N'abandi bantu benshi bari aho ngaho, ndibuka witwa Mabasi nawe yari yaje, n'abandi bantu benshi baturage baje kumva urwo rubanza. Ntago bahereye ku bunzi, bari barahonga baravuze ngo reka tubaze abaturage baranga uko babyumvishije. Umwe ati ngewe ndumva atsinze, ndumva nanjye ngo imutsindisha, undi ati ndumva atsinze. Nuko rero bagejeje none aho umwiherero rero abunzi bajya kwiherera, abunzi baza bavuga yuko protogene intsinzi. Nuko ubwo rero nsohoka nyine ntsinze, bavuga ko nyine nta ngingo nimwe igaragaza ko natwe amafaranga bavuga ko sinzi, nsohoka ndi umwere. Ubwo nyine rero ako kanya numva nshimye Imana, ndavuga ni Imana yo mu ijuru, nubwo isengesho nasenze umwanya muto ariko waryumvishije. Ikindi kintu rero nabonyeho Imana, icyo ngicyo wabonye mu gusenga, Imana iburana urubanza, Imana iburana igatsinda. Imana yaramburaniye kuko wa mugani nshobora kuba nta erukanse nari mfite, nshobora kuba nta erukanse nari mfite, niyo wayigira, niyo wayigira bagutsinda kakubindikiranya Imana itaje. Imana niyo irenganura abarenga. Yego, abantu barambwiye ngo umwana kuki nakurikiranye umunyamakuru ye, ariko yajya gupfa mba narabimenye, yajya kugira gute. Navuze Imana yarantabaye, yanyuze mu mwana, wenda baramugize bamurebye nabi, ariko Imana izi kwiga ishobora no kuba yaramuhaye umutekano. Imana yamukoresheje, yaranamurinze. Yego, ubwo rero ikindi cyo naboneho Imana rero, cyo ndumva ngiye muri detail yabyo, imanota yaba myinshi, ariko njye nagiye kwiga. Yego, nagiye kwiga kaminuza, ndiga hashize gito niga, kaminuza iranyirukana. Ikuzize iki? Inziza iki? Amahera oya, amahera nayo nayatanze ndetse narafatika, ubwo natanze menshi, narenga ni menshi nayigihembwe kizakurikiraho, ubwo nashaka kugira nyikureho. Bishyuriye rimwe baranyirukana banziza yuko ibyo nashakaga kwiga muri iyo kaminuza bambwiraga ko byabaye expired, bita iyo combination itagihari. Kandi njye nagiye kwiga nyine mfite abayize mbere yanjye, bayize, nuko bambwira ko byabaye expired. Bambwira ko kandi level nabwo nshaka guheramo niga nayo idashoboka. Ubwo rero ngomba kugira gute, ngomba gutaha, nta kundi. Baransiragiza cyane, amahirwe si yo kuba ari bujye mu bindi, aho ngaho yarahari. Ntayarahari. Njye nayo ngiye kwiga ibintu ngiye kwiga muri kaminuza ya privé, sibyo? Ariko kuri short course nigeze gukora muri kaminuza y'u Rwanda. Yego, hari short course nigeze gukora muri kaminuza y'u Rwanda, bampa icyo bita diploma. Ubwo rero izo module rero nari narize, rero nizo nashaka kugira ngo nzahere zidapfa ubusa. Ubwo rero nyine rero baragira gute, barambwira ati oya, hera ahangaha ntitwabyumvikanaho kimwe. Noneho ariko icyatumye nensista cyane nkanga gukora ibyo bashakaga na Minerval, nari natanze inkunga, kandi nzi neza ntanayibaza, nzi neza ko nimpera ahangaha, nimara muri station iyi Minerval izandagiza, niramuka ngiye ipfu gatoya bizandangiza, ntabwo bizakunda. Ibyo ngibyo rero tubisiganaho cyane. Yego, kaminuza iranyirukana, banyuza muri kaminuza y'u Rwanda, njyayo inshuro nka zingahe, ngirukara inshuro nka zingahe, nshaka Dr. Karangwa ibyo bamutuma akabinkorera, nkabijyana bakabyanga, nkasubirayo, gutyo bansiragiza cyane. Bageje baranyangira academic register, bavuga ati taha. Abashinzwe aba lecturer bari bashinzwe bagarira department, yego, baranyiruka, barabyanga bose, barabyanga. Nuko banyemeza ko ngomba gutaha, ngenda ndabyanga rero, ndavuga nuko ariko ariko di bampiye banyurengeye, kandi mfite Imana narasenze, nyanze mfite Imana nsenye ikansubiza. Ntangira gahunda yo gusenga rero, rimwe
nsenga Imana, mpamagara umuntu umwe nari nziranye nawe mwako gace kwari kure, aranyitaba, turagenda turera dusenga Imana, bukeye mbasubira imbere baranyangira. Ku wundi munsi ndongera ndahira none nsenga Imana ahandi hantu bureke burira, nabwo sura imbere baranga. Undi munsi ndavuga nti nigeze nasenga Imana nyisengera mu butayu, Imana iransubiza nubwo aka gace ndimo nta butayu nzinamo nasengamo, nta musozi nasengamo, ariko ngiye kwiherera nawe muntu sinzamubwira, ngiye gushaka ahantu njya, nimara kuhajya uko biri kose Imana yo mu ijuru iranyumva. Nahagaze rero mu mujyi nari ndimo, wari mu mujyi, mpima ikirere ndeba umusozi, ndavuga umusozi sinzi inzira ikungeza, ariko ndakugera uko biri kose. Kuri uragenda ngiwe ndagenda mpima ikirere, nkabona nawe utaye, nkongera gutya kugeza igihe nagiye nyine nkata amakosa, ariko umusozi ngiye kubona mbona ngezeho, ndawuterera ngenda rwose ninjiramo, maze kwinjiramo ndagenda nsenga Imana, ndasenga mbwira Imana ko nshaka umwanya muri kaminuza, kandi nshaka kwiga ibyo ngibyo, kandi nshaka guhera muri session niyi. Nuko ubwo rero maze kumva isengesho ryagezeyo, ndagaruka muri laboracya, nsubira kuri nsubira nyine kuri head of department, kuko academic register yari gikoye icyo kibazo, aragiye ngo genda ngo ubwo ngubwo mu gicoce na head of department, ubwo ngubwo bazambwira ibyavuyemo, ariko njye sinagukundisha. Ubwo ngubwo rero musubira imbere department, mugeze imbere nsanga yararakaye cyane, ntashaka no kumbona, aravuga ngo umusazi, umuki ibiki byose sibyo, ntago barabagane, ntago barabazi Ikinyarwanda, ariko nyiravuga nyine nuko haranuka cyane neza, tusuremenye nubwo yabavuga Igishinwa, yarakaye cyane ko atashaka naho atanankeneye. Nuko ubwo rero mbona ibintu byahindutse isura tu, ndabona ariko Mana ntago nemera gutaha, ntago ntaha sibyo. Nari ngiye kwiga kuri credit, umudamu yaransinyiye, avuga ati ubundi bwo amafaranga uretse kujya kwigamo tukakoresha iki n'iki, ndamwangira cyo kwiga nyine ku mbaraga, ntazi credit, mbona amafaranga nataye kugira ngo ngo amafaranga yarageze gute, amafaranga arahiye, numva ibintu nazagira ngo mingi imbere mvuge, numva nabwo binteye isoni. Nuko ngo rero ndavuga nuko biri kose ntago ntaha, ndenda nkazajya iteka ryose mpora ngenda ndirwa nzerera abandi batendinga, kugeza ubwo abanyeshuri twanaga muri hosteli bagejeje bakambona, bakabona sindi umuntu w'umunyeshuri, bakabona kandi sindi umuntu, mbese bavuga ijambo icyo gihe ntarinzi, baravuga ngo ni spaya, yego spaya, mushaka umuceceka spaya, maneko ngo spaya raje, nabo ngiye kujya muri hosteli nyine umuceceka spaya raje, babonaga nkabona sinatendinga, sijya mu kigo, bakabona nirirwa mbunga, ariko bakabona nje kuryama, bavuga rero spaya, rero ntamenya spaya icyo ari cyo, nubwo rero ngo spaya raje. Ubwo noneho sasa rero iyo kimwe kigeze rero, ndavuga ko biri kose nibuka rya jambo abigishwa ba Yesu baramusanze, baramubaza ngo mbese ngo mwami, ngo kubera iki ngo twebwe twirukanye abadayimoni bakanga kugenda, we kucyo wirukanye bakemera kugenda? Yesu arabwiye ngo abadayimoni bameze gutya, ubu nta kindi kibakuraho keretse gusenga no kwiriza ubusa. Icyo gihe rero tubona icyo gisigaye, ntabwo nari ndi forumu kwiriza ubusa, ariko navuze nti uko biri kose urugamba rwanjye rwo kwiriza ubusa, mpita mfata amasengesho afatiyeho, mpita nsaba Imana iri kumwe nanjye. Aho nahamagaye icyo gihe mba itorero ryari aho ngaho, nashatseho umwanya wo kuzasenga ejo, bahise bamuha umwanya. Nuko ngiye rero ngezeyo ku mugoroba, aribwo ndi gutangira amasengesho, nsanga bangereye mu rusengero icyo gihe rwose rugari, niho bambwiye umuzamu, arambwira ati bambwiye ko bari muza gusenga, nta handi hantu hose hari ahantu hakirwa amashuri ya kompasiyo, ahantu henshi cyane, nta hantu bambaye mu rusengero rugari nyine. Ndagenda ndasenga Imana, ndasenga cyane, ni umwanya rwose, umwanya uhagije pe, mbwira Imana byose ku murongo, numva nta kimwe nsize. Igihe kigeze rero igitotsi kiramfata, kimfashe rero nibwo noneho natangiye kugira amareko meza, mbona nterera umusozi mfite imbaraga nyinshi cyane, umusozi ugeze aho kuwutera birananira, reka mvuge mbona nagora ko iminota yaducitse, umusozi umera nk'urukuta rw'inzu ruhagaze, numva ngiye kurekura kugira ngo nsubire inyuma ngwe aho nari ntutse, ariko umutima urambwira ngo subiza amaso inyuma gato urebe aho turutse. Nsubije amaso inyuma kugira ngo ndebe aho nturutse, nsanga n'umuriro munini cyane, kandi nsanga ni mu kuzimu, nsanga ahantu kure cyane, numva nindekura gato kubera ko namaze kunanirwa, umusozi uramaze guhagarara nk'uko urukuta ruhagaze, mbona ndagwayo, kandi sinzibukirwa ukundi nzahita mpfa burundu uburyo ntazibuka. Ubwo rero kandi no gukomeza mbona biranze, kuko rero yuko imbaraga zanjye zo mu maboko zatangiye kugira gute, kugenda byari byanze, ndimo kugenda ngenda nkamba ngenda maka.
ubwo rero noneho rero sasa ndaho ngaho nibaza niba gutindutira numva ijwi rimpamagara mu bitugu byanjye rihamagara protogene ngita ngo karame izere cyane umusozi urawurenga ngiye kumva mva reka koko nizere ngiye kubona mbona ahangaha hahise ngima kuvuga ngo reka koko nizere ahangaha hahise hazibaba nangaha hahita hazibaba mu bahita zarabiri ngiye kubona mbona ragurutse umusozi mwita ngugwa hejuru nkimara kugwa hejuru mpita nkanguka mpita mbona ko riko Imana imwishe bajye nanjye ubwo rero amasengesho nayateguye ko navuze ngo nzayarangiza igihe no hihaye cyo kuyarangiza aho nyarangije rero subiye imbere yaba bari gicara yego kandi yaranyanze atambwira ko ntashaka naho ngaho yarabwiye nari gicara bose ngomba kwatinda ati n'umuntu uzamukundire n'umusazi none yatangira namvugisha neza mbaza makuru iki byose nuko rero ubwo atangira kumvugisha neza mbaza waraye utewe waramutse gute mu gitondo gutyo kuntu ndavuga nti ariko nubwo ntaraye neza ariko mwaze kwakira ikibazo cyanjye ngo ahita yandikira undi umwungirije ako kanya bahita bakora inama rero batangiye inama nko masaha ya 2:00 bayisoza nko masaha ya 6:00 abanyeshuri barimo baza kwatendinga baricaraza bavuga ati ntabwo barimo kwigisha bari mu nama bari ku kibazo cyanjye ubwo byagiye nko masaha ya 6:00 barampamagara barambwira ati protogene rero dusuzuma ikibazo cyawe turakize twese bahamagaye n'abaricaraza bose na department wari umwungirije hari wari ushinzwe special need wari ushinzwe Richard Hudu bose baricara kuko byose nashaka kubyiga byose biri kumwe ubwo rero icyo gihe baramugaye ati protogene dusoma tukimara gusuzuma ikibazo cyawe tukwemere turakwakira nuko mbona no kwiga muri kaminuza nuko numva ndi inzozi numva nshima Imana cyane banyereka aho babyanditse barasinya bose barasinya baramugaye ati none sasa rero ikintu step ya ikurikiyeho nuko academic register no ngomba kujya gute ko bya approve bamereje ipapuro babemeje bagaragaza ukuntu babisuzumye bagaragaza ukuntu amasomo bayarebye bagaragaza ukuntu babirebye neza banyemera aho session nashaka kwigamo banyemereye kwigamo banyemereye kwiga ibyo nashakaga kwiga nuko rero barambwira ati academic register ndimo kumanuka njya kwa academic register nagize ubwo satani yarambwiye ngo uze ko wakwirukanye bwa mbere ubwo ko by'ukuri arakuva imbere uramuva imbere ubwo nageze imbere ye ndamwemereza gutya arasoma ngiye kubona munazanye ikaramu arasinya mbona atanye kashateraho nuko mabonye Imana none Imana arayibonye rero bambona ko Imana yo mwijuru amasengesho ni byinshi cyane Imana yageze neza nzahora nyishima nzahora nyivuga amen bavuze uti nimugaruka tuzavuga n'ibindi ibi tuvuze nabyo birabaye byakomeza umuntu wese uri mu nzira nk'iyo urumva ko ntabwo ari Steri gusa basenze urumva nawe wari ufite asuwerusi imbere cyane imbere yawe ariko Imana iramukugabiza kandi pe uburyo bisobanuye icya mbere ntibyashobokaga icya kabiri kandi hajemo ikintu cyitwa consistency guhozaho buriya nayo n'imbaraga z'umwuka zagusunikaga hanyuma kandi hano yagerageje gukoresha imbaraga zawe z'umubiri n'ubwenge n'ibitekerezo mu buryo bwose bushoboka cyane hanyuma uravuga uti ubu nta kindi cyabikora uretse gusenga kandi Yesu ugeze avuga ngo atwigisha ngo gusenga ubudasiba bwa mbere ntibyakonze bwa kabiri ntibyakonze ariko bwa nyuma uravuga tungiye kwira zose ubwo gusenga k'uburyo bwose biryo tubira gusenga k'uburyo bwose baravuga ngo mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga usenge tubyo hanyuma rero nawe warasenze kandi ndatekereza ko umuntu udukurikiye ufite ikibazo nawe avuze ati ngiye gusenga nk'uko protogene yasenze Imana yamwumva niyo mpamvu mbivuze Paul avuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera muri Kristo Yesu mani magambo ibyo Paul yakoraga si ibye yabyigana yabikoraga kuri Kristo avuga ati n'abandi namwe rero ni mukigere mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo Yesu rero hagize uravuga ati reka nsenge kuko numvishe ko protogene yasenze Imana ikamuburanira mu bunzi bateranye n'akagari kose n'abo basengana reka nsenge kubera ko hari abantu bampuguje ibyanjye ndimo ndabura uburenganzira nagombwaga ariko reka nsenge reka tubwire abantu ngo musenge ntacyo muzabura ni ikora tujye dukunda kuririmba
ngo senga ntacyo uzabura usenga. Mu gusoza rero tugiye gusoza unasenga, ariko njye ntabwo ndi bukubaza ibibazo ku bw'umwanya. Umwanya byakabaye, ariko umwanya ni mutoya, ariko uradusubiza iki kibazo hanyuma usengera abantu. Yego. Urugendo unyuze rwo gusenga n'ubu kandi uracyasenga. Kwizera kwawe wumva kuhagaze gute? Kwizera kwanjye guhagaze gute? Nyuma y'urugendo rwo gusenga, ibyo wabonye, uba wumva umeze ute? Muri ibi bintu turimo wumva ushikamye ute? Yego, kwizera kwanjye kwaragutse rwose. Kwaragutse ku buryo urebye muri njyewe wabona bimeze nk'ibisazi. Njye numva nta kintu kidashoboka. Bajya bavuga ngo umuntu ushaka amafaranga ngo agomba kujya mu kazi agakora, ngo ntabwo wareza amaboko ngo urimo gusaba Imana amafaranga Imana yaguye. Nibyo, ariko njye ni ukwizera kwacu. Ariko njye numva kwizera kwanjye, numva njye Imana yanayakura mu ijuru ikayagusha hasi, mba numva bishoboka. Mba numva bishoboka. Mba numva icyo kintu gishoboka, Imana iragishoboye. Kwizera kwanjye numva rero kwaragutse. Simvuze ngo abantu bazabigenze gutyo, ko nanjye ndakora. Nanjye ndakora pe. Ndakora ntakarya, naryo ni ijambo ry'Imana. Ariko mba numva njye kwizera ibintu byose birashoboka. Kwizera kwanjye kugenza ibyo ukora, mba numva rero bitewe n'ibyo Imana yagiye ikora hamwe n'ibindi tutavuze kandi nabyo bikomeye. Mba numva njye kwizera kwanjye kwaragutse. Imana narushijeho kwigirira icyizere. Imana yo kwizerwa ibihe byose. Hariho umuntu ahora yizera ahubwo ntashidikanye. Mana turagushimiye, tugushimiye ko dufashije muri iki kiganiro tugiranye, tukaba turimo guhamya imbaraga zawe, duhamya ukuntu twaje tubabaye, twaje dukennye, twaje tugushaka, twaje dufite amarira, ntiwatwima amaso hawe. Mana urakoze ko data wa twese wabikoze, ntuhabwe icyubahiro. Muri kano kanya rero turasenze kugira ngo kandi nanone Mana rwose udushoboze kugira ngo ukomeze ukore n'ibindi byose data wa twese utari wakora. Nibyo data wa twese ni ukuri bidukorere, kandi ukomeze tubere Imana, ukomeze ugaragaze ukuboko kwawe, ukomeze ugaragaze kwera kwawe. Ni ukuri ntuzigere na rimwe waterana abantu bagusenga. Urakoze cyane rero, umugisha umugaragu wawe tugiranye iki kiganiro, umugisha kameramani, umugisha diparitoma yose, kandi data wa twese ni ukuri ubutumwa bwawe bubashe gukomeza kogera. Urakoze ko ubikoze ku buntu mu izina rya Yesu, amen.